Claude, Karame boss. Gwina. Nari ngwitamye boss wanjye. Ariko sinakubuje kujya umwita boss. Sorry boss. Nakubwiye nti rwose umaze kuba umuntu wa hano tumenyeranye. Kandi nakwemere ko nzagufasha ibyo byo kunyita boss oya. Erega nakazi kawe kandyohiye nta kibazo ariko nta kintu ngitabi nta. Josiane ari he? Mpamagara Josiane. Reka muhamagara. Josiane. Boss aragushaka hano. Urasubiye? Erega bingaho. Mbabarira. Hari bizashira. Nagushaka. Josiane. Hello. Bitese. Ngiye. Wiriwe ute? Niriwe neza. Ariya umusaza wawe arazi umunsi. Iyo arazi uyu munsi twari twavuganye kuri telefone arambwira ngo arazi uyu munsi aho se akanabeshya naramenye ariko arazi uyu munsi. Wa muntu uriya mwana nawe yaranyobeye wa mugani nawe wabona ataje. Narawe nyamwiza ariko uyu munsi da yambwiye ngo ashobora kuza ntabwo ngera kuturuka. Ubwo bakamaraza. Aha ariko nawe ujya umwizera araza. Mva maze kumukuraho icyizere. Aya papa ujya umwizera. Ikikora wenda reka dutegereze hari igihe. Iyo araza yarambwira ibintu ari bunzanira araza. Reka nizere ko ari buze. Araza. Ariko simbizi. Reka mpe kubyizera. Ni ugupfa kubyizera ariko. Byizere papa uyu munsi araza ari. Mpamagarira Claude aze hano. Koro. Karame? Nyambe twagushaka. Claude. Karame. Genda utegure cya cyumba Bakame araramo. Yego. Uyu munsi ari buze. Ko boss Bakame n'igihe agendeye buraza. Ariko Claude buri munsi boss. Erega narabikujije. wampaye agafita wampaye amafaranga nta mpamvu nta kwita boss gusa uzinyihanganira bizashira nanjye nimba boss nkawe nzawe. Oya. Jumenya ngo iminsi tumaranye ntabwo kiri umukozi. Muzongere kunyita boss. Ubuse nambaye amarenge niyanze. Oya amarenge se ibyo ni none se ngiye urabona ntambaye ibirenge. Nanjye ni ibirenge da. Ako ntacyo kanje gutegura cya cyumba nta kibazo. Gutegura icyo cyumba. Wiriwe mukama. None se ko mfite ibitabo kiri wabingurira? Niba ufite nkamwe bya Gapyisi rero ntabwo ndi bubikugurira. Humura. Ngewe ibitoki byanjye ni byiza mba nafumbiye Gapyisi ifumbira arayinywera ugasanga yasinze ngiye humura nta kibazo. Yego. Sawa nta kibazo biza. Nta kibazo ndabizana. Mwiriwe kwa Margarita. Mwiriwe. Kamera cyane. Salamu. Bite mwana. Makuru. Margarita arahari. Yagiye kureba agakire ngo nifunze ko muraba mumutegereje gatoya mu kanyaraje. Nta kibazo. Ubwo nta kibazo twihangane tumutegereze. Turi n'ibipfira tuzabona tuhubaka ikigo rwose. Niko bimeze. Mwe mwicaye mwe mumutegerejeho gake yaraje. Akusibemo. Cyuzuzo kadaheruka yagiye. Cyuzuzo ntawo hari yagiye iwabo azaboneka muri Ramisi. Haji wowe bwana wanze kuzamo kabisa. Andi nyamara uzaza kunsaba amagi. Nzayakugura. Uraho Marigari? Muraho neza. Makuru? Meza narimvuye kuri Agrovet ndakubura ubwo narinje nyine mu rugo kureba kari. Waruje kureba ifumbire se? Ko ntahari se wazagarutse ejo mu nka sangahe?
rutsiro nka saa moya gutyo saa mbiri. Ibyo byo ndabishoboye nta kibazo nzazina. Wa mugenzi wawe ngo ni uw'Imana se we nawe uzamubwire muzane nawe yari yayimbajije. Nzamubwira ejo cyangwa Ejo nta kibazo. Rega mujye mubwira n'abandi baze nta kibazo rwose tuzatusakaza nyine baze nta kibazo. Sawa na Mwiriwe. Mura. Musaza wanjye sari he? Musaza we namwohereje ejo. Mama yaradutumye n'undi twari tuzanye none se ko nsanze ukingugiye. Ngiye ku murima nyine amasaha yamfashe ubu nibwo bakunze kundogera ubu ndamanutse ku isambu. Oya nta muntu ukurogera niwe udafumbira. Fumbira yo kumusaruro utiyongera. Nabyo ndabikora. Nawe ntabwo ubikora kandi twe dufite amakuru ko udafumbira. Ndafumbira ndagerageza ariko ahubwo mbwira niba usigara hano uramutegereza. Njye ubwo ndamanutse cyatumanukana. Nta kibazo ndategereza musaza wawe. Akira urufunguzo rwongeye ndagiye. Uraza kare? Gatwisi mwiriwe. Baka mwaje ryarira. Hashize iminsi ngeze inaha. Ndabona umeze neza. Ndabona umeze neza. None se kuri hano ko wicaye hano? Ndahangaha mba naje kurinda urutoki. Waje kurinda urutoki? Ngo rutabikise. Naje kururinda rwose aya masaha nibwo baza kundogera. Reba urutoki ukuntu rwabaye. Gatwisi rero umva ibi ngiye nabikemura. Mfite kamera hano ushobora gushyira hano muri urutoki rwawe. Waje uri mu rugo ukabirebera kuri telefone yawe. Ufite telefone imeze ite? Ndafite telefone iciritse ariko irakora nta kibazo. Aka gafone ibi wabibona. Uzi ukuntu wabigenza wajya uri mu rugo kubera kamera nashizemo hano ukajya ubasha kureba buri muntu wese uje yabaje kwiba yabaje kukurogera ukabibona. None se gabye ko mbona wansomeshejeho rimwe tukaba tunabivugana. Nta kibazo rwose abana basomaho gacyadera barama rwa y'abasaza. Rekera wa mwana rwose inzoga ibikaze itakwica. Wabarutse nkasomaho rimwe se nanone. Komeza unyibwirire. None se ejo wazaza nkaguhiriya kamera ukazayishyiramo? Uzaze nzaba ndi mu rugo mfite ikindi kintu hano kinini cyane gikamera. Uzahashyiramo none ukajya uza ukarabura ibintu byose. None se wakongera ukansomyaho rimwe. Ako nabonye uri kunywa cyane ugerageze rwose. Namwe gakenya bure nta nubwo. None se wabonye nani? Aza gusinda mu mwana rero bana bikigiye mu cyane. Rekera cyo mwana. Nari urakoze sibyo? Ejo uzaze ngo iriya kamera sibyo? Uzaza? Bakamukamazemo. Bakame we ibintu nkore kweri. Ugeze ku kamazemo kamuri hehe?